yego niba M23 bumva yuko Katyusha iri kugana hano cyangwa indege ziri kujya bereka abaturage bati mujya hanaha niho muri babashe kubona umutekano kimwe nuko bashobora no kubashyira no mu ndake zabo cyangwa muri za communication eze nyisome imweso rwabuze gica mu ntambara ihuje M23 ubwo ni M23 n'ihuriro rya FRDC ngira ngo yishyizeho rwose mu kanya mu masaha ashize mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere tariki 22 kwezi kwa mbere 2024 mu gace ka Mweso hafi n'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habereye imirwano yo hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za FRDC ndetse na SADC wafunzwe. Yego uyu muyobozi turaje tumuvugeho ariko nanone muri Mweso ubwo ntago abakunzi bacu ntago twagenda tutababwiye kubijyanye na Repubulika Kongo turayikura ntago byashoboka tugaruke kubijyanye nuko muri Mweso rwabuze gice nyine mu ntambara ihuje M23 n'ihuriro rya FARDC. Yego hanyuma nanone tubabwire muri Bujumbura yuko habyukiye umukwabo benshi bakaba batawe muri yombi mu gace cyane ako bita Ngagara mu Ngagara. Yego turabasuje kandi tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Bwiza TV ndetse n'abakunda gusoma bwiza.com tubahaye rero ikaze tubabwira tuti mukomeze mugubwe neza aho muri hose yaba mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tuje rero kubagezaho amakuru atandukanye agiye agezweho muri aka kanya ubwo twebwe ni masaa 6 ariko bitewe naho abadukurikiye bagiye bari ubwo byaterwa n'amasaha bariho. So rero ni ikiganiro ngiye kubagezaho ndi kumwe na mugenzi wanjye Viateri ngo nta mugabo uvuga undi ni utagengwa Viateri nanjye ni Ndacyayisenga Fred. Amakuru Viateri meza cyane. Hari ukuntu muri radio usanga moderator w'ikiganiro abashaka kuniga mugenzi we agahora muvugana kandi ubusanzwe rwese ngo nahoze numva abantu babivuga ngo mugabo nyine arivuga buri mugabo ngo buriyagira ikivugo nahoze numva babigarukaho kare ndakigira uzambwire nkivuga umeze ute ndaho ndakomeye nyine weekend tuyisohotsemo neza. Yego ubwo nyine byahise ubu turimo tuenjoyinga none y'intangiro yego z'icyumweru ari nako ejo hari umushyikirano ntago uzajyayo ndogo yanga invitation hariya ntago iba yoroheje invitation hariya ntago iba yoroheje gusa abanyarwanda twese duhora tutegereje ibigomba nawukunda mu biba bivugirwa iyo urimo ahubwo ntabwo duhuga niyo uri mu kazi kuri telefone yawe cyangwa se kuri televiziyo yawe ukurikirana ibihabera cyane ko umunsi wa mbere burya bari umunsi w'ibiganiro bitangwa n'abantu benshi batandukanye cyane nka Premier Ministre agomba kuzatugezaho uko guverinoma ihagaze uko igihugu gihagaze buri ejo nibwo tuzabyumva noneho gukugiraho n'ibindi biganiro bazaba bateguye noneho burya ku munsi wa nyuma ku munsi wa kabiri nibwo president nawe agira uruhare rugaragara mu byo agomba kutugezaho. Ubwo rero hari ababazwa inshingano nyine zo batarubahirije hari ikibazo cya transport ni kigeze kugarukwaho mu mushyikirano ushize bavuga ari naho ministre yari yemeje avuga ko hagiye kuza bisi 300. Kwati bisi twaraje bazanye dukeya nubu harako nagenzemo keza cyane karimo na cagi ucomeka zino haje ubundi nabonye haraje ngo 100. Yego 100 rwose ubwo no kuvuga ko dushonje duhishiwe n'izindi gusa burya mu mushyikirano ntabwo umuriro waka cyane reka mbyite ntabwo abayobozi bahangayika cyane
burya bahangayika cyane mu mwiherero igabiro hari igabiro burya niho umuriro watse niho havugirwamo ibintu biremereye cyane niho perezida usanga agenda abaza buri muntu hariho n'igihe ababwira ati mwese noneho ndabavugaho nta n'umwe uri busigare uribuka yuko wenda inama y'umwiherero y'ubushize yabaye dufite abaminisitiri bagera muri 4 bari bamaze iminsi bakuwe muri guverinoma hari hamaze kuvamo uriya minisitiri w'ubuzima Diane Gashumba yamaze kubeshya yuko afite ibikoresho byo gupima covid kandi ntabyo icyo gihe rwose yaravuze ati birahari byamaze kuhagera perezida ahamagaye ngo bapime basanga ngo afite utuntu 16 gusa nitwe twari gupima abantu bagera aho ngaho ni naho yabwiye wari minisitiri w'umutekano ati namwe ndabagarukaho reka rero dutegereze inama y'umushyikirano y'ejo cyane ko inama y'umushyikirano iba yatumiwemo inzego zose zo mu gihugu ndetse n'abambasaderi bacu bari hanze n'abandi banyarwanda nibo baza rero nabo bakatubwira ibyo bashaka gukorera u Rwanda. Hano hari inkuru iri kuri Bwiza ijyanye n'uwo mushyikirano yanditswe na mugenzi wacu Shadrack ivuga iti umushyikirano 2024 abayobozi barindwi bakwiye kuzahatwa ibibazo ku nshingano zabo. Yego hano wenda sindi ntago ndi bujye muri detail cyane hera ku wa mbere ku wa mbere hano no kuvuga ngo hari umuntu ukwiye kubazwa ku mibereho y'abanyarwanda bafungiye muri za gereza. ubwo ni minisitiri w'umutekano kuko RCS ibarirwa muri minisiteri y'umutekano. Noneho hakaza n'undi wa kabiri ubwo no kuba hano wenda icyo yashaka kuvuga nuko ngo imfungwa n'abagororwa mu Rwanda nyine ari bamwe mu bantu bibagirana kenshi mu buzima bw'iterambere ry'igihugu muri gereza hose abantu bagaburirwa ikiro kimwe cy'imvange n'ibigori n'ibishyimbo wongeramo amavuta n'umunyu gusa. Ubwo mbese hano yashaka kugaragaza ko muri gereza hari imfungwa zibayeho nawe. Yego komeza turebe undi. Reka turebe uwa kabiri ukwiye kugira ibyabazo. Yego hano no kuvuga ngo ikibazo cyo gusenya inzu zuzuye hazagire ukibazwaho kirakabije. Ubwo ni Minaroke. Ubwo ni Minaroke. Minaroke ubwo niyo byanze bikunze niyo ishobora donc hano umwanditsi avuga ko aramutse akibajijwe byaba rwose Minaroke kubera yuko inzu zubakwa bagitifu ubutugari n'imirenge barebera n'abamudugudu abo bose rero bari mu nshingano za Minaroke. Yego hakaza undi wa gatatu n'uwo bita na Minaroke nawe bamugarutseho cyane no kuvuga ngo izabazwe umurongo yaba yarahaye ibyiciro by'ubudehe. Twari tumenyereye icyiciro cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu n'icya kane noneho baza kubikuraho bagenda babiha amazina babihaye amazina yemwe abaturage bashyirwa muri ibyo byiciro ariko noneho biza kugera ku birazima. Ariko nabonye sinzi inkuru nabonye ejo bundi ivuga ko bigiye kuzagaruka mu isura nshya biri mu byiciro nyine by'ikoranabuhanga noneho. Urumva hano bagomba bamugani kuzabitangaho umurongo noneho weruye cyangwa se ugaragara cyane ko ubu ngubu hari serivisi nyinshi zashingirwagaho mu rwego rw'ibyiciro zitagitangwa hakurikijwe ibyiciro. Bya bindi mu cyambere arakorera ngira ngo uzi neza yuko abantu bo mu cyiciro cya mbere bose bari bishyurirwaga mitiweli ariko ubu noneho nabo ubwabo bariyishyuriye kandi usanga ibyo bita gucutswa baracukijwe kandi ugasanga n'ubundi performance cyangwa se uburyo bayitangamo ni byiza ni nabo banayitanze imbere kandi ikindi rega buriya hari n'ubundi buryo urabona hari n'abantu bajya bagoboka batishoboye bakabaremera bakavuga bati wenda mu mudugudu uyu n'uyu turatangamo mituweli runaka. Birya nabyo ntabwo zikiza ngo bahite bafata ingo bazirundeho mituweli 100%. Basigaye bareba byibura uwatanze igice. Yego kwa kundi utanga 75%. Niba iwanjye turi batatu
tugomba gutanga 9,000. Ubwo dutanga 7,500 kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12. Iyo utishyuye cya gice cyasigaye ya yindi watanze ibanire noneho sasa izo nkunga iyo zije cyane cyane nko mu karere ka Gasabo ko mbizi basigaye baza bahita bongerera abandi babashije gutanga igice. Noneho ukajya kubona ugiye kwishyura icyari gisigaye bakakubwira toya amafaranga yarishyuwe byarangiye. Yego. Okay. No kuvuga ngo yari ingingo ya gatatu y'abantu bakwiye kugira ibyo babazwa mu gihe cy'iki cy'umushyikirano. Hano wa kane haje icyo bita Mineduc izasobanura impamvu gahunda yo kugaburira abana ku mashuri cyo bita school feeding idatanga umusaruro. Byaranze ibyo bimbaze nanjye mba mu makomite y'ababyeyi ku ishuri cyane cyane muri ngenzuzi. Aho ntuye muri GS Kayanga mba muri ngenzuzi. Icyambere uzi neza yuko muri primaire umubyeyi asabwa amafaranga 900 kugira ngo umwana we abashe kurya mu gihe kingana iki mu gihe cy'igihembwe cyose. Ariko noneho usanga nayo 900 ababyeyi batayatanga. Naribajije ubwo nuko yabura ni iki hari umupadiri wigeze kuvuga reka mu coating hari umupadiri wigeze kuvuga ngo n'ubugome umubyeyi udatangira umwana amafaranga 900 aba ari umugome. 900 koko ibiceri 900. Noneho ahenshi ibigo byagiye bisinyana bihabwa ibiryo na PAM. Yego aho ngaho abana barya neza pe nta n'ikibazo bafite. Ariko noneho guhera muri secondaire abana barya nabi. 19,900 ababyeyi rwose ntabwo bayatanga. Sinibaza ababyeyi kugeza ubu ngubu babaye babajeyi bumva ibintu byose leta yabibakorera. Yawe nanone unese ubu ngo wamugani buri kintu cyose leta izaguhereza iyo mituweli noneho iguhereze buri kimwe cyose nirangizize kubwira uwo mupadiri yaravuze ngo we mubyeyi udashobora gutangira umwana wawe amafaranga 900 ntuzongere kwitunatuna utera inda. Padiri yarabivuze mu kiriziya turagaragurika. Gutera inda bisaba imbaraga cyane kwinyeganyeza. Bisaba kwitunatuna. None abwira abagore ngo we mugore udashobora gutangira umwana wawe ngo ntuzongere kwikanira ubyara. Oya ariko byo hari ibintu. Ni ikibazo hano Mineduc izabisobanura. Hari ibintu leta yego bigaragara ko ifasha nyine umuturage wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko hari n'ibyo umuturage nawe agomba kugira gute kumakinga sho agafata ya mbere mu kugira ngo yorohereze rega na leta. Aha ngaha Meki yarebye kure. Inoza Shadrack yes ni Shadrack. Yego hanyuma hano hakaza icyo bita hano ku ngingo ya 5 ivuga ko manda ya perezida irangije 100% ry'amazi meza ritaragezweho hano yibazaga. Yego aho nibyo cya kigo WASAC nacyo bagiye ciyemo ibice byinshi. WASAC na REG ahubwo yashyiramo na REG kuko muri manifesto ya RPF baduhaye ubwo perezida yajyaga kwiyamamariza iyi manda agiye gusoza ntabwo ibijyanye n'amashanyarazi ku kigero cya 70% byaye byagerwaho. Ariko bigaragara yuko ngo byatewe n'ibura ry'ibikoresho. Okay. Insinga zarabuze, amakashi power arabuze, arabura kubera ya ntambara ya muri Ukraine. Ya ntambara nayo yazambije ibintu. Ku buryo kugira ngo ubone amashanyarazi bisaba yuko wandikira REG kugira ngo wigurire ibikoresho. Hanyuma bo bakagufasha. Bakaguha cash power gusa. Yego. Amashanyarazi n'amazi rwose ntabwo biragerwaho. Yego. Kandi muri gahunda ya leta nuko n'ubundi mu runo mwaka wa 2024 buri rugo ruzaba rufite amazi. Yego ntabwo biragerwaho ntabwo bishoboka. Tugeze ku wa 5 ugomba kubaza. Ubwo wowe ari wa 5 hanyuma hano nibyo navuga ko ku wa 6 mu mashanyarazi naho ntibiratungana nibyo barimo nyine ukomozaho bijyanye n'amazi byose hano mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ariko tugarutse wenda kuri ibi by'amashanyarazi amashanyarazi hari uburyo ki ubundi kera wajya ubona
umuriro ubura bya hato na hato ariko ubu ngubu bisigaye ahantu hake uyu amashanyarazi ahagije turayafite amashanyarazi byo kubura byo ntago birimo uyafite ayabura gake cyane kandi ubwo nabwo haba hari ikibazo kibayeho mu gihe mu myaka yashize hariho n'igihe wasangaga umunsi wose amashanyarazi yabuze noneho ugasanga abafite ibikorwa by'ubucuruzi cyane cyane bikenera umuriro ugasanga byangiritse abantu bahombeye ariko ubu ngubu niyo bibaye ni ka ubona yuko oya amashanyarazi arahari nyine ndavuga mu kwa kuno umuriro ubura yego arahari cyane ko usigaye ubona n'utugezi duto bagerageza kutubyazamo ingomero nk'uyu mugezi rwose uva za Gicumbi uciye kaje vuba nawe nabonye hari ahantu bari kububyaza amashanyarazi arahari ingomero ni nyinshi cyane na ruriya rwo ku Rusumo rwo nirunaboneka rwose tuzajya ducanira n'ibindi bihugu okay hano wari ubikomojeho ku bijyanye n'ingingo ya 7 umwanditsi yifuza cyangwa se yifuza ko mu mushyikirano yavugwaho ni ukuvuga ni ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro haracyari kumvikana induru z'urudaca induru zo zirahari ibaze cya kirombe cyahitanye abantu hariya mu karere ka Huye n'ubu ngubu ngira ngo na nyiracyo ntaramenyekana impamvu icyo tuzi cyo nuko abatawe muri yombi harimo bamwe mu bayobozi nyine harimo retired major ngira ngo yego harimo retired major n'ubu ngubu ngira ngo ukiburanishwa yes hanyuma yego ubwo no kuvuga ngo n'ahandi twagiye tubona birombe bigwira abantu bivuga ko nibihari bigiye bifitwe n'abantu bakomakomeye yego gutanga ibyangombwa byo gucukura nabyo haracyarimo ibibazo hanyuma ndumva ari izo ngingo uko ari 7 yari yifuje cyangwa se byifuzwa ko zazagaruka okay ibi bya Shadrake yakoze kubitunyuriramo noneho n'abandi muri comment hasi cyane ko Bwiza TV irebwa n'abantu nzi neza yuko bari no muri izo nzego nawe muri comment urumva mu nama y'umushyikirano hakwigwa iki urifuza iki wowe yitegerejeho iki yego baze kutubwira hanyuma n'ubundi iyi byasaga nkaho ari nk'ingingo twari twinjiyemo ariko hari n'izindi ngingo tugiye kugarukaho bwana Viateri hano mu majyepfo ubwo ndavuga mu majyepfo y'u Rwanda hari umuyobozi ushinzwe imiyoborere myiza mu ntara y'amajyepfo wafunzwe yego uyu muyobozi turaje tumuvugeho ariko nanone muri mweso ubwo ntago abakunzi bacu ntago twagenda tutababwiye kubijyanye na Repubulika Kongo y'Iturayikuza ntago byashoboka tugaruke ku bijyanye nuko muri mweso rwabuze gice nyine mu ntambara ihuje M23 n'ihuriro rya FARDC yego hanyuma nanone tubabwire muri Bujumbura yuko habyukiye umukwabo benshi bakaba batawe muri yombi mu gace cyane ako bita Ngagara yego hanyuma hano rero mu majyepfo uyu muyobozi ngo yari ruswa Rwanda Investigation Bureau ni inyugute 3 kuri X ni X harya ni Twitter yabaye X yego RIB yafunze Kabera Vedaste umuyobozi ushinzwe imiyoborere myiza mu ntara y'amajyepfo akurikiranweho guha ruswa umugenzacyaha bakurikiranaga dosiye aregwamo n'umugore we ku byaha byo kumuhoza ku nkeke no kumuhohotera yego iri tangazo rero iyo ryasohotse ubwo tayari baba bagufite donc arimo gukekwaho ubwo no kuvuga ngo ibyaha nibimuhama cyangwa se cyane ikimuhama tayari akurikiranweho hanyuma RIB ikomeza ivuga ko nyine hano ivuga ko ikangurira abaturarwanda kwanga ruswa urumva kwanga ruswa no kuyirwanya ndetse no kujya batanga amakuru aho bayikeka kuko igira ingaruka mbi ku iterambere ry'igihugu uyu mugabo ngo ashinzwe imibereho myiza mu ntara ni ukuvuga ngo ni umuyobozi sibyo ushinzwe imiyoborere myiza ariko noneho yayoboye nabi nyine ni ukuvuga ngo icyaha kiramutse kimuhamye ariko se
yarezwe n'umugore we yuko amuhoza ku nkeke. Ikirego cyatanzwe muri RIB. Birumvikana yuko RIB yamuhaye convocation. Iramuhamagara. Aravuga ati mva rero wa muhungu urabizi yuko ndi umuyobozi, fata akantu. Yego. Ibundi kitu kidogo ubundi ujugunye dosiye uyishyingure burundu umugore araburiremo amwarwe. Ubwo urumva rero niba wamugana uyu mugore yari yarakomeje buriya kugira ngo byatere umugore ajye kurega umugabo we cyangwa bigira aho bigera mu buyobozi, buriya ikigaragara amakimbirane yo mu muryango yaratangiye kera. Aba yaratangiye kera, noneho akavuga ati ntago ndi bubyihanganire ngo Kabera Vedaste yahamagajwe n'umugenzacyaha ukora kuri sitasiyo ya RIB Inyamabuye. Ubwo ni hano hepfo muri Muhanga. Ubwo ngo hari ejo mu gitondo ku cyumweru tariki 21 Mutarama, amubaza kuri ibi byaha ashinjwa, aramureka arataha. Noneho ayo makuru avuga ko Kabera Vedaste yageze mu rugo yoherereza uyu mugenzacyaha amafaranga 10,000 ayanyujije kuri televiziyo kuri telefoni ye ngendanwa ngo ayategeshe moto bahurire kuri hoteli kugira ngo baganire kuri iyo dosiye. Ubwo mbese baganire nk'abagabo. Ayo makuru rero akaba avuga ko uyu mugenzacyaha akimara kora yabona yahise abimenyesha inzego bakorana zijya gufata Kabera zimuzana kuri sitasiyo yaho bakorera Inyamabuye. Ariko abantu banazira n'ubusa. You have received. Umva abantu bazira ubusa ibyo 10,000 bijya sinzi ninde muyobozi wariye ruswa y'500,000 ntuzuriya warushinzwe state minister muri Minedi. Kavuga ati sinzi perezida yaravuze ati abantu banazira n'ubusa. None nk'uyu nguyu niba aramutse hamwe n'icyo cyaha ariko bitonde hataba harimo umupango. Nanjye ndimo ndavuga inti aramutse koko hamwe n'icyaha nyine abagasanga bikagaragara ko byari byo yaba yizize pe. Urabona yuko uyu nguyu basanzwe baziranye. Yego. Wenda kugura agacupa wenda biranasanzwe. Ubwo mugenzacyaha nawe azagaragaza niba yuko kuri ayo mafaranga aherekejwe na message ivuga ngo tega moto duhurira hano. Ese byibura iyo ayitega akagenda bagahurirayo. Ase wamugana ikindi kibazo kumwohereza ayo mafaranga yo gutega moto bishobora kugira icyaha bitajyanye n'icyo bagiye kuganira. Simpamya ko aho ngaho bufatiwe mu cyuho ahubwo iyo reka kuko wamugani kuko bari basanzwe baziranye ashobora no kuyamuhatiye wenda ngwino tugane ntago ari ukumuburanira cyangwa iki cyangwa se ngeze nkavuga ko wigeze kuyanguriza se kereka niba herekejwe na SMS. Yego. Cyangwa se niba wenda inzego zibishinzwe zishobora kumviriza wenda kumonitoring zikumviriza n'amajwi wenda bikagaragara ko barebe badasanga iyi dosiye y'umugore wenda ntacyo ari kuzageraho noneho hagahita havukamo ikindi. Gusa ubwo nta kundi nyine ubugenzacyaha turabwizera. Bukora imirimo yabwo nyine. Niba ari ibyo uwo tuziranye ntabwo ntereze kumuzamwohereza bitanu kandi nzi neza yuko dusanzwe dusangira. Ariko banareba nyine icyo gihe byagaragara ko nta kindi kintu kibiri inyuma. Nzi ko bagura nkagura. Niba ari ubushuti busanzwe. Yes, ngibyo gusa harimo n'abajya bahemuka. Abakozi bo muri RIB bajya bahemuka bakaremereza dosiye itari iremereye. Hari umwarimu nigeze kumva nawe yijujuta avuga yuko umugore we yamuhimbiye icyaha cyuko ngo bakora ubukwe yakodesheje ibintu bijyanye n'ubukwe birimo n'amatente akaba yarayamwimye. Noneho umwarimu yagera kuri RIB umuri bagahita amufunga amubwira ati urava hano ari uko uyatanze. Noneho naravugaga ntese niba koko uwo mugore yarishyuye ibyo bikoresho bakoresheje mu bukwe bwabo icyo ni icyaha mboneza mu bantu ntabwo ari icyaha penal. Niba warakodesheje amatente iryo ni ideni risanzwe dushobora kujya muri mboneza mu bantu natubwacyo nabo ubwabo bakaba banabyikemurira tukajya mu bunzi batanga ikirego abunzi bakadukiranura haje n'ubuhuza
haje n'ubuhuza inzego nicyo nagiye z'ubuhuza kugarukaho aho hari n'uburyo wa mugani ariko byo cyane cyane biri muri penale aho uwakoze icyaha ashobora kumvikana n'ubugenzacyaha voilà hanyuma bakagira gute bakagira uburyo ki bumvikanaho n'ibihano bikaga kuzuza abantu mu magereza rega nta nicyo bimaze gusa uyu nguyu ubu baramushoje akazi ke kararangiye. isa nyibutsa ya dosiye ya data manager urayibuka data manager wafotowe arimo kwihakabyiza niba harya byavugaga ko arimo kwihakabyiza ariko nyuma byaje kurangira abaye umwere. Kwihakabyize mbaye nakihiye cyangwa nagaterese bitwaye iki mu ruhame birahanirwa. Okay, sawa rero ubwo nawe Imana imworohereze tumwifurije kuzabyitwaramo neza. Ubutabera burakora nyine akazi kabwo nicyo bubereyeho ubwo nahamwe hari ubugenzacyaha ubushinjacyaha n'ubucamanza kandi umuntu ashobora kurekurwa cyangwa se ashobora kurekurwa kiri mu bugenzacyaha nabyo umugenzacyaha dosiye nyine nta shingiro ifite ubwo aha birashoboka ko yaba umwere muri urwo rwego cyangwa se dosiye igakomezwa igashyitswa mu oya n'uyu mugore ashobora kugeraho akagenda agatanga imbabazi akavuga ati ashobora gutanga imbabazi rwose ibintu bikarangira. Okay, ngayo nguko. Hanyuma rero hani Mweso ubwo tujye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habyukiye imirwano ikomeye cyane muri iyi Nord Kivu hamaze iminsi n'ubundi ari imirwano. Iyi nkuru ni wowe wayanditse cyane ko nababwiye ko Bwiza rwose biri kwisonga ku makuru reka nanjye nkorohereze nyisome. Imweso rwabuze gica mu ntambara ihuje M23 ubwo ni M23 n'ihuriro rya FRDC. Ngira ngo yishyizeho rwose mu kanya mu masaha ashize mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere tariki 22 kwezi kwa mbere 2024 mu gace ka Mweso hafi n'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habereye imirwano yo hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za FRDC ndetse na SADC. No kuvuga ni imbera byombi nkuko bigaragara kuri rwa rukuta twavugaga rw'umuvugizi wa M23 yitwa Lawrence Kanyuka yatangaje ko iri huriro ryagabye ibitero kuri aba barwanyi ariko intego yabo ari ukwica abaturage no kwangiza ibyabo. Yabivuze muri aya magambo ati ihuriro rigizwe n'imitwe yitwaje imbunda ifasha FARDC na FDLR, abacanshuro, ingabo z'u Burundi na Wazalendo na SADC bagabye ibitero mu baturage baturiye Mweso no mu nkengero zaho. Yakomeje agira ati M23 ikomeje kwirwanaho mu buryo bwa kinyamwuga irwanirira abaturage n'ibyabo. Hari amakuru avuga ko muri iyi mirwano FRDC n'ihuriro ryayo bataye ibikoresho byinshi nyuma yuko M23 yirwanyeho ikabacanaho umuriro. Yego abari basenyine ni imirwano yaje kurikira yabaye ejo ku cyumweru mu duce twa Karuba no mu nkengero zaho no muri Kibumba. Ibyo bitero byavuzwe ko FRDC yakoresheje za drone n'indege z'intambara. Abaturage benshi barahunze bava mu byabo bahungira ku bwinshi mu bice bitarimo imirwano, aho bivugwa ko bahungiye muri Rucuru abandi berekeza muri Nyiragongo. Urumva icyo uno muvugizi wa M23 turavuga nuko noneho SADC kuva yaza yakwiyunga kuri zino ngabo zanzo za FARDC n'abangari bayo bakomeje kurasa noneho buhumyi byariyongereye ku buryo abaturage basigaye bagira gute bagabwaho ibitero ariko nanone ugasanga M23 irimo kudefanda abaturage ahubwo irimo kugira ngo ibarengere. Reka twumve iryo jambo kurasa buhumyi. Kurasa buhumyi ni ukohereza ibibombo utazi naho byo. Yego
cyane cyane ko buriya abapilote cyangwa se abagenzura ziriya ndege za FARDC buriya ngo akenshi ni abanyabwoba cyane. Ariko ubwo urabizi iyo MiG yarashwe uragenda ugasanga ahantu yahiriye uwari uyitwaye yikunja aricyo yahiye yahindutse agahirive. Urumva rero nawe aba yihungira abakiza amagara ye. Kurasa buhumye rero ni ukohereza ibibombe, kurasa biramupangu utakoze amakoordination ngo urebe eske ninde niba muri nko kurwana na M23 uvuga uti ni ibirindiro wenda byabo ndimo nshaka kurasaho, ahubwo ugasanga nyine barashe. Hano rero icyo mbona nuko uribuka ko ejo bundi niba warakunze kureba ku mbuga nkoranyambaga hari inka z'abaturage n'amazu agiye atandukanye, amadrone bakoresheje nyine arasa, ubwo ndavuga M23 I mean FARDC yaragiye rwose irabyangiza inka iki amatungo yose wayabonaga yaganda donc ari hasi, ariko nanone ni naho hano bavuga ko byashingiye n'abaturage bahunga. None nta kundi babigira, baba bagomba ariko M23 igerageza kugira gute kubadefanda. Kubadefanda kuko nubundi urabizi yuko ariyo ntego ubwo uburyo badefanda, kubera yuko bo n'abasirikare bazi n'imirwanire, kandi nanone muri gahunda yabo akaba ari guharanira uburenganzira bwa muntu. Niba M23 bumva yuko Katyusha iri kugana hano cyangwa indege ziri kujya, bereka abaturage bati mujya hana niho muri babashe kubona umutekano. Kimwe nuko bashobora no kubashyira no mu ndake zabo cyangwa muri za communication. Abaturage aho kugira ngo bagende kwitambarari iyo ndege zibahitane, bakaba babereka communication bacamo. Ni icyo ngiki basha kubakorera. Iyi mirwano rero imaze iminsi ku buryo umunsi ku munsi kuva M23 yatangaza ko babakomando bayo babiri bishwe. Ubu noneho FARDC irabagabaho ibitero, nabo bagerageza noneho kwipirikana, ku buryo hari n'amakuru akomeje kugenda avuga yuko hari abasirikare benshi ba FARDC bamaze kwicwa cyangwa se bamaze kwasiga ubuzima nyuma yiriya yuko bari abayobozi babiri, bamwe mu bari abayobozi bo muri M23 barashwe. Yabya nibyo M23 nibyo navuze mu biganiro byabanje, ntiburi ikwiye guhumuka. Bigaragara ko isa nkaho yari amavubi. Iriya mbushi baguyemo buriya ntabwo bazongera kurangara bene kare Kageni. Ntabwo bibaho, narivuze mu biganiro bibanza. Ariko sintekereza ko hari harimo kurangara jate, kubera ko urumva n'abaturage bari abayobozi cyangwa se bari abarashwe bari bagiye mu baturage kubahumuriza cyangwa se kubabwira yuko barinzwe, bari mu maboko meza, bameze neza, nta kibazo badakwiye kugira gute kwikanga cyangwa se kugira ubwoba mu bice irimo ko bagize gute bahafite donc no kubahumuriza. Hanyuma rero ambushi nibyo nta burangare bwinshi burimo kuko uba wizeye igice wafashe, ariko noneho ubutaha mbere yuko abayobozi bakuru bakora ingendo nk'izo ngizo hajye habanza patro zibanze zibashakira amayira. Hari imitego bashobora gutegwa, imodoka zabo zigategwa, cyangwa se nabo ubwabo bagategwa za antipersonnel na mine, ariko noneho bajye babanza bakore patro ikorwe mbere yuko abo bayobozi bahita nko bukiriyaringa. Ubwo rero iyo mirwano nyine kuva icyo gihe imirwano bigaragara yuko igize gute ikataje. Aho niho twavuga tuti bakoze intare mu jisho, nkuko ari intare za Sarama bakojeje agati mu mavu nanze nguravuze ngo bakojeje agati bakojeje agati mu ntozi zigomba kubasarana. Ngewe rero ku ruhande rwanjye buriya mba mbona abantu bitege noneho ikindi kintu kinarenze noneho nyuma. Ndagitegereje kandi narabibabwiye, mutegereze M23 buriya nayo izakora agatendo ku buryo mu ngabo za Kongo bazabona yuko nabo na nyina wundi abyara umuhungu cyangwa umukobwa.
byara umuhungu w'umurwanyi muri 23 muzandebere niba hari inkumi zirimo ese bamugani ako gano bamugani abahajya muzambwira buriya ntago zaburamo ibyo byose ntago zaburamo so ngayo nguko rero ubwo kugeza ubu rero nyine dukoze ikiganiro nizo update zari zihari ku bijyanye n'imirwano muri aka gace ka Mweso. Ubwo dushobora wenda ikiganiro gishobora kugeraho urabizi intambara yahariya muri Nord Kivu hindagurika buri kanya njya mbwira sinzi nigeze kubibwira Shadrake bimeze nk'indirimbo y'abakongomani wibwira ko irangiye ari bw'igitangira bagira ritime nka 12 nibwo irangiye ugasanga ewana nuko bimeze gusa jewe ni ibintu mba niteze kuko bariya bose bari mu kazi ari FRDC nakazi M23 nakazi urumva rero utakoze kazi urirukana cyangwa ugatanga ibisobanuro kubyuka tujya kureba ngo ese barwanye ntibarwanye burya rwose ko bari kugira ngo tumenye igice barimo naho ubundi kurwana byo bagomba kubaho buri munsi. Hanyuma ndumva ari ibyo bwo twaza kubona izindi update twaza kugira gute twazibagezaho urumva n'uruvugiro narwo rurahari. Hanyuma reka tunyarukire hano haruguru sinzi ukuntu ni mu majyepfo Burundi hari sinzi ukuntu basigaye bavuga ngo Mr Ndagara ni Mr oya Monsieur Njanga oya reka yes hanyuma nuko hano bavuga ko habaye umukwabu mu gace Ngagara yego tariki yes habaye umukwabu aho abasore benshi cyane cyane nabonye ngo harimo n'abakozi bo mu rugo bagize gute bafashwe bamwe bakafungwa. Inkuru iravuga ko mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 21 Mutarama 2024 mu gihugu cy'u Burundi muri quartier ya gatandatu muri zone Ngagara mu majyaruguru y'umurwa mukuru ubucuruzi Bujumbura habyutse hagoswe n'abasirikare bitwaje imbunda nyinshi aho inzira zose zisohoka n'izinjira aho hantu zari zicunzwe n'abasirikare mu gihe abapolisi bari bari mu ngo barimo gusaka ako gace karimo inzu zigera kuri 600. Abantu batari bake biganjemo urubyiruko biravugwa ko batawe muri yombi. Hanyuma abapolisi bavuganye na SOS Media Burundi bwiza ikesha ino nkuru bagaragaje ko intego y'iki gikorwa ari ugushakisha imbunda zihishe kandi zitunzwe mu buryo butemewe n'amategeko n'abaturage bo muri aka gace ndetse n'ibiyobyabwenge. Abapolisi ntibigeze batangaza amakuru kubyo baba bafatiye muri aka gace. Hanyuma urubyiruko n'abakozi benshi bo mu rugo bafashwe bajyanwa muri kasho ya polisi yo mu muhanda mu murwa mukuru w'ubukungu Bujumbura. Amakuru aturuka mu gipolisi aravuga ko abo bafashwe bazarekurwa nyuma yo kwishyura amande y'amafaranga 20,000 y'amarundi. Hanyuma bati aba bantu ntibanditswe mu gitabo cy'urugo kigomba gusinywamo n'umuyobozi wa quartier. Hanyuma nkuko abaturage babitangaza gusaka ngo kwahindutsemo uburyo bwo gukusanya amafaranga. Nyumve umuntu mukuye mu rugo rwe azataha ari uko atanze mande. Cyakora birumvikana niba muri izo quartier barashyizeho ikayi n'ikayi y'umudugudu. Ikayi z'umudugudu natwe turazifite bazihaye bamutwara sibo. Leta yaraziguze iziha bamutwara sibo. Baha n'amakaramu. Ndibuka kubera mba muri njyanama y'akagari ndumwe mu bantu babahuguye. Okay. Mba muri njyanama y'akagari aho ntuye. Noneho tubasaba ko umuntu mushyashya uje agomba kwiyandikisha muri iyo kayi y'umudugudu. Iyo yimutse nabwo ari yandukuza. Yego asubira akavuga ati nahavuye nagiye. Nanone mutwara sibo abagomba kwandikamo abantu bafite mitiweli n'abafite ibindi bibazo
ingo zifitanye ibibazo. Hanyuma muri cya gihe cyo ya nama iba ku wa kabiri mu nteko z'abaturage, yego bakabicoceramo, aha rero i Burundi nabyo birasa nabyo, ariko twebwe ibyo gukora imikwabo ntabwo biraba cyane no kubabyaza amafaranga no kubabyaza umusaruro w'amafaranga. Hanyuma hano mu Burundi Viateur hari hamaze n'iminsi havugwa yuko urumva ntago ari umutekano muke, ariko nanone ukorwa n'abashinzwe iperereza ku buryo bagenda bagahimbira ngo ibyaha abaturage biribwe muri ubu buryo bagamije kubakuramo amafaranga. I Burundi ho ndahazi niba umupolisi agufashe kora mu mufuka umuhereza 5 wigendera. Ibintu by'imodoka abashoferi bo babiziranye ho n'abapolisi mu muhanda ngo ncanda yarungika. Niyo nakosa waba ufite se? Reka nukuvuga ngo ugomba kwibwiriza ngo ncanda yarungika uko byagenda ko ariko ngi Burundi kera niko byari bimeze rwose, kandi wasangaga ibyo gutendeka byo wagira ngo barabihuguriwe, kuko na hahandi umushoferi yicara nibuka yuko twahabyiganiraga turi 5 iruhande rw'umushoferi no gusongamana mu modoka ncanda yarunge kasha ho rwose bijyanye na ruswa ni ku mugaragaro, nta kindi rwose ni nuko bimeze. Hanyuma ntekereza ko hano ari systeme ya indi bajya bakunda kwitira abakongomani yitwa debrievu naho ni debrievu no kwiranja ku buryo bazajya babona ayo kujya kugura zasambaza bajya baducyurira bamwe ngira ngo bafite isambaza ariko baratira indege itwara perezida. Ariko kiriya nacyo ni ikibazo, ni gute ariko ze Viateur wowe urumva ibintu ufite experience cyane wenda mu bijyanye na politike y'akarere, ni gute sibyo igihugu kibaho nta ndege n'ubukene n'ubukene nuko Shadaraki yampemukiye ikiganiro akagikata, sinzi niba ari inshuti ya Neva ariko gihe kiriya kiyaga nabonye iby'abarundi bagikorera, nta munyarwanda ukwiye kugikumbura no kugitekereza. Dufite Muhazi hano hepfo, dufite ku Gisenyi, dufite Karongi, nta munyarwanda ukwiye gukumbura kiriya kiyaga. Nabonye abarundi bucya mu gitondo bajya kwisayidiyamo. Ko numva ari ibibazo indagara zabo tuzashaka ibindi bifite proteine bishobora gusimbura indagara, tworora inkoko turya amagi. Kandi bo urumva, kandi erega ntekereza yuko tubishatse uribuka igihe ni amahanga ahagarika inkunga u Rwanda rukikorera icyo bita agaciro development bakishakamo ibisubizo. Naho rero wa mugani ibintu biroroshye, ushobora gufunga umupaka nka kuriya, wamara gufunga umupaka ibyo twakuraga aho ngaho natwe tukabikireye mu kanya. Nturuka iyo ngiyo za Nyacyonga ubwo nyine nazaga hano ku kazi, ibigega bya essence by'Ikabuye hari hatonze amakamyo menshi cyane ategereje kujya kuvidura. Birumvikana haravidura hirya Nyacyonga, haravidura hino Ikabuye. Noneho umuntu aravuga ngo twari kumwe mu modoka, aravuga ngo aya makamyo byibura nk'uwayaterura akayatereka i Burundi baba bageze amahirwe. Kuko i Burundi nyine urabizi yuko igitoro essence ntayo ni ikibazo, kuko nabo biti bifi binini baragiye bakajya bafata ibivomesho niba ariko nabyita, bakajya bagenda bakadepa iwabo mu ngo. Nta muntu bashobora guha ariko wumvisha ko iki kibazo cya essence kizakemuka mu myaka 5 iri imbere, kandi nabwo ngo bijyanye no kugurisha amakawa urumva ni ikibazo rero. Ubwo turimo tuvuga kuri ibi bintu bijyanye na debrievu, niba niko twabyise, bijyanye no kwiyeranja cyangwa se article 15 yo gukura amafaranga mu baturage, ubashyiraho nyine. Ubwo niba hafashwe nk'abantu 100 ngahe akaba abantu bazu, reka mubwire ukuntu zigera kuri 600, niba hagiye hakurwa ababoyi 2 n'abayaya 2 ku 2020 abantu ni bitangaza, araboneka mu dufaranga. Abantu ni bitangaza uti kubera iki Viateur Never
arimo arasarurira mu Barundi, mu basirikare b'Abarundi yohereza i Kongo kuri za $5,000 bamuhereza, agera ku musirikare ni 400 ngo n'igihe batayamuha bayitawe. Naba rero bakavuga bati ubwo Perezida Ndayishimiye arimo kurya kuri aya mafaranga, reka natwe tugende dusarure ku yandi rubanda rugufi. ariko umenya avuye Kinshasa hari icyo boss wa Kinshasa mwijeje kijyanye n'amabuye. Ubu yaje nta agakofi katabyimbye, ntabwo wagera kuriya. Bariya bagabo baguha amafaranga, baguha amafaranga rwose, amadolari. Mbizi kuri Kabila yajyaga abwira umutoto wangu fata amafaranga ugende, araheba. Yego, nibyo bitaguheba. n'uyu rero urabona bariyunze babaye umwe. Noneho urabona yuko mukurahira kwa Tshisekedi ntabwo noneho yigeze yerura cyane, yavuze ibihugu duturanye by'ibigome. Ntabwo yigeze bavuga amazina, sinzi ko byagenze. Ariko kandi noneho abagabo ibijyanye no kwahuranya rwose. Noneho Neva we ati rwose urubyiruko ruraboshywe, ngira ngo mwanabivuzeho mu kiganiro no kuri Bwiza inkuru wasangamo. Urubyiruko rw'u Rwanda ruraboshywe, rurafunzwe. Twebwe tugomba kujya kurubohora, gutanga imbaraga zose, ntera inkunga urubyiruko rw'u Rwanda rwibohore, rukoreho ubutegetsi. Ngaho nabikore tuzarebe uvaho mbere. Ariko nawe ntekereza yuko wa mugani kuvuga ni kimwe no gukora ni ikindi. Hari ibyo bita ngo kwikirigita ugaseka. Hari umuntu wampaye agakoryo gashya ntarinzi. Uzi imyigaragambyo yigeze kuba mu Bubiligi habaye Rwanda Day, perezida wacu ariyo. Noneho imodoka agiyemo bakayitera amagi n'amase y'ingamiya. Burya ngo mu bateraga amagi n'amase y'ingamiya Tshisekedi yari arimo. Ngo yari arimo. Nukuvuga iyo bavuze imibereho yarabayeho mu Bubiligi, n'ubu ngubu ari perezida, barabikutekereza ukumirwa. Burya ngo bamuteraga amagi yari arimo. Tshisekedi ubwo twamwita mu mvugo y'icyahoze ari kaminuza y'u Rwanda i Butare, harabo bitaga abakonari. Usibye kuba nyine yari umushoferi mu Bubiligi cyangwa se umukarasi, babyita kwa kuno bavuga ngo turagenda n'ubukarasi harya ubukomvayeri yabaye sinzi, bavuga ko mbere yo kuba umushoferi babanje kuba umukomvayeri. Ndakeka ubwo sinzi niba ubwo ari mu bateye amabuye ari umukomvayeri cyangwa niba yari umushoferi. Uyu muntu yarabimbwiye ejo, kandi urumvika wabaye hanze cyane. Twari duhuriye ahantu mu muhango wo gushyingura, arabimbwira, noneho ndaseka ndigaragura. Ibyo bintu birasekeje. Numwe muri babandi bateye perezida wacu amagi. Ni perezida ari mu modoka yari itamenwa n'amasasu, nta kindi wamukoraho. Ufashe amagi nkaho wayariye, ugiye kuyatera imodoka ya perezida. Ngayo nguko wa mugani uko bimeze. Izi ni zari update turarikira abakunzi bacu bakomeze bakurikirana ibiganiro bya Bwiza TV. Yego. Ariko noneho hari abantu tugomba gusuhuza, abakunzi ba Bwiza n'ubundi bakadasohoka, bakunda kudukurikira umunsi kundi. Noneho ngewe by'umwihariko maze iminsi ntabatera kama, ariko nabo banza ari uko nguko Viateur. Ariko abantu benshi byo bamaze, njya nkunda no kubona comment ku biganiro wakoze. Viateur ufite abakunzi benshi. Oya, abenshi ahubwo usanga ufite abakunzi benshi cyane, bibutse ibyo twanyuzemo. Okay. Ugasanga noneho rero baravuga bati ntago twahusha ikiganiro cyawe, gira nka babiri kugira ngo wenda hatagira kirogo yibizamo. Gusa tuba tubazirikana bose, nibo babatuma twicara ahangaha buri munsi cyane rwose. Ndasuhuza uwo bita Damien Nkaka, uwo bita Marie Goretti, bose ndamusuhuje. Uwo bita Sefu Kungabiye ndamusuhuje cyane. Nsuhuza uwo bita Epifani, ndamusuhuje cyane. Hari n'umukunzi wacu ntaherutse kubona uwo bita François Xavier. Niba adukurikira rwose yongere atange agatego
hari n'abandi benshi, hariho n'undi wita ngo ni Iradukunda, nawe ndamusuhuje cyane. Akaza n'uwo bita Ndiho Kubwayo Rashid, ndamusuhuje cyane. Ari n'abakunzi benshi tujya tugira cyane, mbararikira kugira ngo bajye bakomeza bagire gute. Harabufite ushaka gusubiza? Okay. Mbararikira kugira ngo bajye batanga comment, bakore share, hanyuma ubundi ariko banadutera inkunga. Nibyo nari ngiye kuvuga. Inkunga nta uyanze rwose. Ahangaha bajya bambwira ngo dufite studio nziza, ariko rero nta karaba kuko ibyiza biri imbere. Kugira ngo muzajye mutubona tugaragara ahantu heza, mujye mudutera inkunga, agafaranga wohereze kuri iyo telefone baguhaye, igomwe atanaratinda kagwira, n'igishaka cy'igihumbi nashaka 500 yohereze, kugira ngo nizajya mva imbere y'aya matara menshi byibura mfite n'icyaka mbashe kuba si ibyo byose kaji cyane ugura kaji wobeze umuhogo. Hanyuma rwose erega n'ikindi buriya ni tuzajya no mu minsi iri imbere tuzajya tubahereza ibiganiro biri live. Urumva live tubona inkuru, niba wa mugani M23 ikozanyijeho n'izo za Nyatura, ako kanya duhite tuza tube turiyo tuyabakubite live rwose, atari yaba icyo bita imiranzi. So nibyo erega n'abandi bose baza gusoroma iwacu hano cyane babyuka bahengerezaho. Nibyo. Yego, reka tubashimire rero tubabwira tuti ibiganiro bya Bwiza nakagaruka Viateri, abadukurikira bakoze cyane. Mwirirweho rero naho mu biganiro biri buze nyuma. Yego, mwakoze, bye.